Kurikira Abami TV, subscribe, don't miss now. Hey, bro, umezutese? Hey, umezute bro? Hase mana uri cyayi ko macyo sawa kimwe ukumbuze n'icyo nkaba. Kandi ahantu ugiye kuyebesa umuntu nyine harakanashize mu nda kikidimburamo. None oh my god. Gikoma ariko ni kari gacyana urabibona. Ni safuri ariko Nese wajya ngukwambisa akonye nyuma kujya kanaseka. Nese wajya ngukwambisa safuri. Gusa byanshimishije. Byagushimishije. Wari safuri by'ibyo ukuntu. Nese nawe urabizi nyine nese sukukira umwana. None siko yicaje hanga. Ariko nagatotsi kari kanwa ahubwo nawe urambangamiye. Kona uri bitotsi. Buri kanya hanga koko. Erega isaha zo gusinzira. Aya kabonye isaha. None se isaha nizo gusinzira. Ariko nawe umvanye mu bitotsi urambangamiye pe. Urasuka kubangamira ariko. Akuzi ko nayo ndi kurota. Koko se. Warotaga ngo iki? Inzozi nayo ndi kurota ubu ndongera nzisubire. Kagere inkuru. Oya. Nikukirbo. Kirbo. Arame. Ngwino hano. Naje. Wajyana igihe ukanane rwose. Nzanye agatebe. Ndaje. Ubuzima bwa Kigali nabwo buranze pe. Ugenda ugatuma umwana intebe agatinda hari. Si ubu ngubu agiye hiko. Amasegonda ari 2 atarazi ko umunda ndashoboye. Asa Kirbo igena gutumya agatebe wagiye uri mu bicyo wakusu wazanye. Ndimo ndaza. Hana by'ibinebwe we. Kabaretse ni kanene ari byo gukora. Shayi huto dore imbavu ziri no kunya dore ndabagira abasengi byaba. Ucara hano. Cyane mbwira. Yusido. Iyi mbaburi mazu kwezi tutanayicana ukuri. Narakubwiye. Ubwo se mbere yo kumbaza icyo turateka. Kwa kujya kwa nkaga pusi narabikubwiye. What? Turateka. Ari kubaza. Njye nta kintu kirimo. Ahubwo nashaka ngo tugwatize kagapira kanje. Najya. Nuzu Uba wagiye uri kwirira wenyine. Mazu kwezi ntaryo. Nose kamubwira ko cyagenda ko tasimemeza ngatanga nagasengeri. Waduhaye magana. Wari magana 6 n'igije. So yari wenyine. Ako subune bwari gene gutuma intebe. Uzuko wajya ngo warugiye i Kigali. Nese umuntu yabura Ako kuntu biraza kugenda. Nawe ndaza kukuvurisha mbona yo kurya. Uzuko biravamo. Ugiye waririye si yanda yawe ntago zahaga. Igihe waririye. Binafatanye n'umugongo wajya mu muruka kurya kuri Noheli. Ubu se turi mu kwezi tugeze kwa gatanu tumuruka kurya kuri Noheli. Ubuse bwije utari. Urota byo naza kwikubwira. Urasa ko wabimbwiye se. Tanira amatsiko kugende. Ziko naindi kurota nyine urumva nasohokanye na marayika muri hoteli. Marika umwijingo Satani n'ibiremwa by'Imana yashyizeho ugapawa. Ubwo nyine Yesu yaratangiye kudutamo nyine tu. None se wari ufite gahunda ko waruje kundeba? Kanucha ari inkweto maze imyaka 2 ntafura. Nye nayambaye ngiye kubatizwa. Yencaga ngo uhinyogereze uyikube kandi by'umwe byafasha ara hasi. Ubiharure nushaka gufata no mucyugendo kuvura kuba inoge. Harantu yiyandaza kugutamo nk'ikibiswi cyangwa se kirabakano nose biswi ngiyombanye igipeti go. Byo unyisebe yihangane ndagutana icyo shaka none ibinini kabisa. Byogo binini. None kaze magere nasanga nagakabu kansize. Cyangwa akose watega umunyonzi. Wagize wategumota. Ari cyane nteta kibuyoze kibazo kimenye nateze umunyonzi. Utegumota. Kari cyo kimeze ngo Kigali. Umumota utegumota yese yarabajwe ko ntare. Kangereyo nyine bro. Izarani. Utaza kwibagirwa. Ako nawe binini byangiye wibuke kinini. Umura kabisa. Zareka micingi dore. Cyangwa kimeze nabumvaye no mu bitoro. None wowe utajye umutima amasagara nawe urya. Sawa urakoze mutse wamasaka se nakubwiye ko ngiye nurutse. Sawa nawe. Sawa urakoze. Sawa. Sawa genda nyine genda. Nina nikukubwira dushobora no twaburaye turabwirwa. Izo firo sinzi nibi nagiba ahubwo. Abara ese turabwira ngo ntago horo. Dore nagapano kanje karacitse bakajyanye bakadomo cyo kwandura yo twirira. Suko kuva ko ari ikibazo gikomeye. Hamwe ngewe nahoze mbona kabata yicaye hariya hirya. Isi niyo ukora ujye kujya hariya mu nzu.
urareba kagasafuriya gatoya zukabona ndakareba kakandi karamo n'akandi gacukuye kara gacukuye kameze nk'ikirunga ukagumisha yone kureba kabata hariya muteka umutwe uko n'ubundi wabizi urakanebwe nje n'urunebwe uko ngende urakanebwe nje n'urunebwe ese n'umunebwe nkawe nyine wakabwe nyine ubunebwe ufite umukoro ngo nje ngende kumureba wowe ubwo rero kagasafuriya gacukuye nakubwiye kameze nk'ikirunga utashesemo n'agati mu kancura ariko umusura turazowe nawe wari wagiye kurya nase ko nagiye kujya ko nagiye kuvumba wari kugira ngo tujyane nuguma kujya ibyo navumbye nkabijya nkaza tugasanya n'ibyo twateye aho ukajya kureba kabata sibyo tugatuna mu magambo sanga ibyo nakubwiye wabikoze ugenda baburo b'iki gihe bameze nk'ibyondo nushaka uherayo ugumeyo kandi nshobora no guteka nkabigengeye kaba ikingiki cyageze hano iruhande rwanjye ryawe none se kaba bimeze bite nasuvuye he kandi go se mvuye mbara muri gati kunanze nahise ko nageze ngo ni Max bagarutse mwana namese inkweto ze nashaka gutuma ntabwo uramese inkweto ze ntabwo namese inkweto ze kuva kare igihe abimbwiye ibyo bitoki byase bireshya n'ibya ruganzu n'ubundi byamese inkweto ze cyangwa ni ukuzikata cyangwa nabwo uzikata zikate sinjye bakubwiye ko ngiye acibwe gukata inkweto ngiye se umunyemo korodoni ntabwo se man amazi ntabwo amazi ariko nyine amazi mahise none aho imigezi iba nahoze uyo mani kumugezi ni kuruzi uzi kurenga metero 3 mugiye kuvoma ni kure ese ni kure amaguru yo nayigira buri kirema se wowe namaguru ugira nese uri cyema asubundi kwasha utambaye bimeze bi nibagiye wajyana kwaye mu mutwe aza wararitse agatuza aho ngaho ngakinuba ese wowe rero nawe ibyo bintu ibyo kuzinyibarisha ndose warugeye ahubwo ikintu nje kukubwira rero nje kukubwira ngo muze kudufaranga ariko urasitsa ko uguze amafaranga se igihe umbonyemo banki ese wagiye kuri banki ikibazo cyabaye nipa ejo nateje agasengero turi kureba kagasenge nambaraga nagateje baduhaye sisi babaye sisa tanazi yaje ubwira ikinyarwanda 600 kurasa no kunguriza utaranga n'ikinyarwanda ibice by'ijana bitandatu ibice by'ijana bitandatu ubwira gutyo ahubwo none afite petit frère ajya nk'ikimoteri ikindi uzi ko ikintu cy'ubugari iriye wenyine bazuzagira kugeza rya icyo ntawe uri kumva ikibazo cyane njyana nari mvuye nari ndi ibiro 3 by'ubugari bisaka no kujya kuvuma Nusu ahantu bwari bumwe ese ko novura umunsi kurwangunda ese bimeze ese petit frère wawe ubwo ariho cyangwa yarapfa ahubwo ibyo nyibe tureke uranguriza ntabwo nguriza ni make nshaka amafaranga se amafaranga na buriya ye nawe sanze amafaranga nakoresheje Ujya ngiye ni make nshaka buriya yukwipana ngiye yanacitse hano sibyo ariko namaye mu make nayigura nizajya ngo ngende oya ahubwo nuyigura turakatama yo kwidodesha ninyigura turakatama none se wabuze ibindi wagurisha umva n'ikiri kintu numa nk'igihumbi karakana ka kiriboy tubana urumuna nansiganya gakabutura gusa kakana ka kiriboy tubana nakabeke kwipana imbe bayiri wagiye kwidodeshira none se ubwo noneho bizagenda bite nabimenye nabimenye sabira tse wari ukujya ubusa ibyo wajya barabihaga sibu cya kigo ry'inagi ntabwo cyari cyazara imbabura cyahise hano nta nubwo cyanacanye ariko agasahane nabonaga hano cyagashyize abona nako cyagiye kukagurisha kandi yewe we na bagisa yanjye ubona cyayigurishije muri make nzi mpamagare n'umwe mani rero ni ibyo bibazo nawe nawe nisiri kamaze ubwira umuntu nubwo ahereka rero gusa amafaranga ndafite pe gusa we nakwizerana ko amafaranga uzayaba aka telefone ahora ajyamo make bipaka we ariko ndaje ngiye bipaka wa munebwe ndaje mfite petit frère hariya rimwe ngiye kuzamutuma isazi y'isugi sirimo mu biki waje mu kanya ndaje ngiye kuzamutuma isazi y'isugi
mutume n'imbogo itarakora akazi. Imbogo itarakora akazi. Nese uzayivana he? Imbogo itari inyezi. None se wowe ukora mu bijyanye n'inyamaswa kugira ngo uzamenye imbogo itarakoze akazi. None se urwana nigira urweta. Nigira ugaburira. Uje nk'iri kugira ubingo sambo. Nese ariko nawe rero. Ahubwo akana nibagiwe. Bima faranga kuri phone bya. Amafaranga kuri phone. Ifone yawe rero nzima ariko pe. Nese ubundi waje amagayi. Iyo ngiyo. Ni make gusa. Ni make. 40. Nyira agafone kawe urabona ni keza ariko nyine 40. 40 by'amaganda ari by'amaganda genda yaguremo ikigage cyangwa ubushera. neze ahubwo rero ufite amafaranga ari mu nzu nyine ari mu nzu okay nyenye gushyira kuri kano kandi urabona iyi game tugiye gushonye nawe dukina nuvango ntabwo tugiye ku betting by'amafaranga ahubwo ipura yawe niba utsinda ndaza kuyirya ninda wowe yazamwe ninda gutasa ningutsinda ibitego bibiri harya wazanwe ninda Kiriboy ura petit frère wanjye Kiriboy ningutsinda ibitego bibiri wa munona mwana witwa Max araza yibye nawe Kiriboy araza yoni Kiriboy araza ibya bro wanjye urabyemera ntabwo ubyemera nari ndabyemeye ubwo tujye urabanza nabandi akira banza yubanza Anje nakunda kubwira none twa bikombe za champions niba ari ibikombe by'icyaha niba ari ibikombe by'icyaha naho nyine ni ibikombe by'igikoma umva ase wowe oya nako ibikombe bya zahabu nta bindi watwaye ni iby'icyaha kuko iyo numvishe ibyawarinda ntabwo washimiye akizana wereka ariko Nice keys on the beat. Kama wasoje se. Petit frère wakiriye dore petit frère none ibintu by'urusimba bigusanga bira bizaturya none se ubwo wahita ucoma hakiri kare tugenda nyine hakiri kare ariko mvuga ibintu nkubwiye ngo Turuwasa urazinguza Turuwasa nazo mfite cyane nimbwa petit frère kaziguha ya box naguhaye se wayibonye utase ahubwo kiriya kibox ko nabonye ari kinini uzansubiza yanjye baze nyigabanyisha gitana nawe kumva amafaranga menshi cyane nyine uzansubiza ijana basi nyigabanyisha uyu munsi none isa n'ikiko ndakigusha bwo sura bwana warugusha kama sawa ubwo tuzongera duhuze kama naje Ese ko yamanutse mu ijuru. Ese kuri kwagiye uvuka. Karanga gasata twibye inkoko. Tugisimbuye ipango. Wayi bapfunya kakuru. None uvana kwiba kandi. Oya, niyo ngiyemo. Nageze ku kugancuka. Ati shirero, unutadeni inkoko. Sindi bukunda. Ngere babonye igisajyano. Chasa. Ari cyane kijyana. Nifata uje ngise bwipango. Mozaya ramunya kakuru. Yaranyira heto. Ese umva icyo gisajyo urakijyana ko. Cyangwa ite sigwazigize. Inkweto. Kuko ubundi kumva aho se ntabwo yaje. Oya. None yawe kwese inkweto ase kaba kuta inkweto yakunanishije do iyo se uzana ikwi Canada wajureka kubeshya uko urabona inkweto ubwo ayikubisha ni restaurant urabona yacya ko urambabaje najyabe ntabwo ndi bubikora urarikoze none yanamberaga neza naniyo nzabara ngiye gusezerana kubera kari kirashaje niyo nabagiye kuzana umuvure do ndose uzazana umugore n'iki kinyusi ko sobora nzatira papa mbese inkweto za papa zizakubwira wanapfa no kwereza modoka izi nkweto dare gutira paviye mwana ariko bipa kigiye na mumve hanga nawe uharira none se kandi wewe bise bite piti mwamuhishe so mwamuhishe bipa kandi ushaka kandebe umwe tutagize abo nawe piti sari he bipa kara nase uri kumushaka kwetu abo nawe piti none se apeti mugambwe banza umbwira hari oya apeti none se bari ibintu twaturi kuganira peti kama ndambabaje murushake mu hano mu rukweto nanjye mu peti rwanjye se ase wone ni murubone mukuru wawe ako iyi nkweto ni ndigome muravukana uravukana urawaje wangushije boxer
ubwo se uzagira umuntu wasanga ari kugeza box ajya yanjye yakugurishije box yawe ko nabonye ari kinini se buriya wowe cyagukwiye ko rero kimana ntancanga navuze bago gisa ndabareka yedi ingo zanjye mu gushakira umuntu ariko inkweto uragera kukagikuba cyangwa gishyira narayambaraga nkahita ugashyiramo urugozi nkafata akarere nkasundika zo ku muntu muhanda yapfuye oya ntabwo yapfuye ahubwo nyine ni umusaza se ubwo se uyu we nuwa umuntu nyine uyu muntu nyine twirirwa nyine watumye nawe wasanga ari n'agaseke kategiroteraho basi ngo katere nini oya ni mukuru arashaje kumbe niyo mwashakirwa muri urukweto kamugiye amateka y'urukweto kamuvuye amateka urukweto ndi kuva muri Canada ngeze hano muri Ethiopia rwafashe ibaga y'imetisi rucomekamo hano nk'umuzira kamengiye wowe bugiye n'ubundi genda ujya kumushakira hariya ubwo se iki ngiki wagira ngo ubwenge babushyize mu rukweto oya se reka ngende ngiye kurushakira hano hakuzi ko umuntu yigusabye ari petit frère wanjye sha zikaba uramuhoye akodeshe mbona mu gifangu se ngo nabavugana cya kindi icyo kuvuga cyapfuye icyo cyavuye hano ngo ntabwo yapfuye ariko menya kizikira uzi ukuntu cyari kinebwe arigenzi ke numva ko abantu ntazi ariko reka ubwire reka ngiye uriya muntu tujye kumuhisoma cyaje kimbwa ngo nigiguze amafaranga ngo nijye kukivomera amazi ngiye nkaho ndi umukozi wacyo reka tujye kugihisoma n'inkweto rabino genda ushaka imihini n'inkoni nari kaza kuza kugikorera Tawuje mu bure cavuga vuga mu nkungu kanye kubukwe. Ngo bagiye gukubita nde? Ibyo bihano ntibigiwe. Kibano naci dore nanjye nahageje numvise muvuga iby'imihini ku buryo nose mwa kumuzanye ibihano mwiye igishushanyo cyo kivuga ngo nawe waje sujye kwica mukuru wa naje uje kwica mukuru wa none bwese bundi amazi nacyo kubari kamba baze muhone babaze uriya ganye ndakukubura yitwa bravo yitwa petit yitwa bipac ako uza kubura ubwanjye aravuze ngo ubwenge ndabukura uza kubura ubwanjye natwe twabana inshuti buri tujye kumuhinga ugende sha Agahuru k'imbwa karahiye. yagejeje wa musenza gihe ibisiri byaryaga na oya yaraje mukanya yaraciye hano wabona gitorongeye ubwo sha mukuru wawe ni iki wasanga ari n'urushinge amba Mbere ko yavugisha mu gihe gukubita bipa. Imbwa natwe tuzi ubwenge. Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power.